mwebwe muganira babiri muhaguruke mumbwire icyo mwiratana. Mwebwe murabirasi kandi mwiratana ubusa. Ese mumbwire mwe muri hano, ese mwiratana iki? Mwibona mwiki? Aya ni amagambo His Excellency Perezida Paul Kagame yabwiye abayobozi bitabiriye inama. Perezida Nyakubahwa Paul Kagame yanenze abayobozi batuzuza inshingano, avuga ko babiterwa n'imico mibi kandi ko iyo yiganje mu bwirasi nubwo baba babikora. Yabigarutseho ubwo yasozaga inama nyunguranabitekerezo y'abayobozi b'inzego bwite za leta n'inzego z'ibanze yabereye mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako. Yitabiriwe n'abayobozi b'uturere, ba minisitiri batandukanye ndetse n'abandi. Ati impamvu ya mbere mufite imico mibi irimo n'ubwirasi. Iki gihugu cyanyu muzagisenya. Murabirasi kandi mwiratana ubusa. Mwiratana iki? Abayobozi muri hano mwiratana iki? Nyakubahwa Perezida Paul Kagame yavuze ko niba abayobozi bemeye kujya mu nzego z'ubuyobozi batagomba guhunga inshingano, ahubwo bikwiye gukorwa, cyangwa se niba ntacyo bibatwaye bakajya ahandi bagakora ibyo bashaka. Ati uwiba aziba, wenda azagira ibyago bamufate bamufunge, cyangwa hazakora andi marorerwa aho azaba yaragiye, bityo izo ngaruka zabyo mugomba kuzirengera. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame kandi yavuze ko kwibagirwa ibifitiye inyungu abaturage ari icyaha gikomeye cyane kandi buri muyobozi wese akwiye kukiryozwa. Yakomeje agira ati ubu muri abayobozi b'Abanyarwanda mwikorera ibyo mushatse, nawe uzababaza, nawe uzabakurikirana, niba mwavugaga nawe uzabakurikirana. Nibi mwavugaga mugiye kwinegura, hari ikintu cyangombwa mutigeze muvuga. Ntabwo nigeze numva mu myanzuro muvuga ko muzakurikirana uko ibi muvugiye hano muri aya masezerano mugiye kubishyira mu bikorwa. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Habimana Dominique yavuze ko kugira ngo ibi byemejwe bishyirwe mu bikorwa abayobozi bazajya bahura. Ariko Nyakubahwa Perezida Paul Kagame yongeyeho avuga ati ibi ngibi uri kuvuga ntabwo bihagije, ahubwo hakwiriye kugira ababibyozwa batabikurikije bagiye bica inshingano. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame ati ntabwo umuntu umwe yaburizamo imishinga ikwiriye guha abantu 10,000 amazi ngo kuko ngo yabyibagiwe. Ariko murumva uburemere bw'ibyo bintu, umuntu agahagarika imishinga yagombaga kumarira akamaro abantu 1000, ntibisanzwe. Ibi bikwiriye kugira ababibazwa ndetse byaba na ngombwa bakabibyozwa. Umukuru w'igihugu yavuze ko hari ibyo abona ku mbuga nkoranyambaga abaturage batakamba, akabyoherereza abayobozi ababaza niba ibyo bari kuvuga ari byo, bakamusubiza ko batabizi. Yibaza ukuntu batamenya ibintu bibera mu gace kabo cyangwa se bayoboye. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame yavuze ko bitumvikana ukuntu n'ikintu kibi gikorwa abantu bakirebera, ntihagire uvuga ati sigaho. Ngenda gushimiye wowe tubanye muri aya makuru. Nk'uko bisanzwe, nge nitwa Desque Nyomugabo. Uyu ni umuyoboro wacu wa YouTube channel yitwa
Hatiraba TV. Ndagushimiye wowe wisemo gukurikira ibi biganiro. Imana iguhe umugisha.